neza nanone bakunzi ba L55 TV show twongeye kubasuhuza mu mwanya nanone rero w'inkuru ya Isabel ndetse na John cyangwa se inkuru y'urukundo rwabo ukuntu yagenze. Ntago ibintu biri kugenda neza hagati yabo, ndetse aka kanya tuvugana Isabel we yamaje kuva mu rugo yagiye kuba kwa mucuti we Fie, kandi na Fie nawe ntago amushaka. Mwibuke ko hagati ya Fie ndetse na John bafitanye umubano, bafitanye agahararano, ndetse bakaba bari no gukina Isabel, bari kugenda bamukina nk'agapira. Kandi ubwo ngubwo umwe n'umugabo we, undi ni inshuti yiwe. Mwumve namwe abantu tubana nabo muri no minsi. Reka dukomeze rero, ariko ndakwibutsa kubanza gukora subscribe kugira ngo inkuru umunsi ku munsi ijye ikugereho nyine isaha ku isaha uko tuyishyizeho. Ubwo rero twatangiriye kwa Isabel akigera kwa Fie. Nyine murabyibuka ko Fie ari kumubwira ko nyine atagomba kumubwira ko nyine atwite, ndetse yaramaje no kubona n'ibimenyetso bigaragaza ko nyine ashobora kuba agitwite, hakaba haravuye nyine yari kuzabyara impanga, akaba yarabyaye nyine inda imwe ikaba yaravuyemo, ariko hagisigayemo undi mwana nubwo atarabashu. Rero Isabel yaramubwiye ati wowe ikintu ugomba gukora, ugomba kuba sure yuko uwo mwana arimo byanyabyo, ugomba kubyukira kwa muganga ukabanza ukajya kureba, ariko ntunatekereze kwirirwa ubibwira John, kuko ntago ari umuntu mwamubanye, ntago nyine ari umuntu wakwizera. Ejo ushobora no kubimubwira gutyo, cyangwa se uwo mwana yagira ikibazo nawe ugasanga nabwo arakuretse. Ariko impamvu nyamukuru Fie ari kubwira Isabel gutyo nuko we na John nyine hari umubano uri hagati yabo. We ntago ashaka ko hagira ikintu gihuza Isabel ndetse na John, kuko hafashwe umwanzuro w'uko Isabel na Fie na John bo bagiye kwibanira. Ni niyo mpamvu nyamukuru nyine bari kugenda bakina Isabel bamujugunya hirya ndamujugunya hino, ndetse Isabel yarangije aramubwira ati rero nuko ubyumva nanjye ejo cyangwa ejo bundi nzatangira akazi. Ubwo rero byanga binoga ugomba kuba ushatse ahandi hantu urabo muri no minsi, kuko byanga binoga bashobora kuza kudusohora. Ushaka ahandi hantu uri buze kuba njyewe nzajya gutangira akazi mu ntara. Ati kandi ikindi, inzu hasigayemo iminsi mikeya. Ubwo rero muri iyo minsi nakubwira ko waba witegura. Noneho Isabel aramubwira ati koko noneho urabona ndabaheye byonyine, noneho ntumvishe ko nshobora no kuba ntwite, nshobora kuba mfite n'undi mwana mu nda yanjye. Ati si ubwo kuko noneho ndabahehe ntwite, nta hantu ho kuba ntaki. Ati uyu mwana se we bizagenda bite? Ubwo rero tugaruka ku rundi ruhande kwa Aime ndetse na John n'umuryango wiwe. Noneho papa wa John yaramubwiye ati se mwana wanjye, aya mahita muri gukora, ibi bintu uri gukora ntago uzabyicuza kuba utaye umugore wawe, cyangwa se kuba umugore wawe umwirukanye akagenda muri ibi bihe nyine, akagenda noneho wenda nameze nabi atanameze neza. Ati ntago uzabyicuza. John aravuga ati papa, nta kintu cyo kwicuza mfite, nta n'icyo umutima wanjye unshinja. Niba umuntu twarasezeranye tugasezerana kuzabana mu bintu mu byiza, ariko ntago numva ko ntago ibyo ngibyo byo kuvuga ngo wenda ntazabyara, ibyo ntago nabyumvaga. Niba rero atabyara, niba nta mwana nshobora kumukura, ubundi samaze iki? Yaba amariye ikintu cyatuma mbana nawe ni ikihe nyine? Ikintu cyatuma nyine numva ko agomba gukomeza kumba iruhande n'iki? Nyina wa John yahise avuga ati yigo mwana wanjye, icyo ngukundira rero uri umuntu w'umugabo utekereza kure. Ati icyo nicyo rero ngukundira, ureke kino kigoryi ngo niyemekire umuna cyawe wagira ngo cyarahobagiye. Ariko ubundi we ninde wakubyaye? We ndagutoraguye ko ntibuka mbyara umwana w'injiji nk'abo. Emewe yarebye nyine yumiwe, yarababwiye ati rero babyeyi banjye, rero nawe John, ati nabafataga k'umuryango wanjye, nabubahaga, numvaga nyine muri abantu bagacira imbere yanjye. Ati wowe John niwe nafatiragaho nk'urugero. Ati ibintu byose byari byiza, ati ko gusa sinzi iyo mico ahantu yikuye muri no minsi, sinzi n'undi muntu uri kukoshya. Ati uko byagenda kose ushobora kuba ufite undi muntu hirya nyine, wenda cyangwa yaba ari umugore yaba ari umukobwa uri kugushuka, ariko ibyo wigira byose ndabizi ko bitazaba byiza kuri wowe. Ndabizi ko ibi bintu uri gukora
ntago ari wowe, ati ushobora kuba ufite abandi bantu bari kukoshya, ariko icyo nzi cyo niba nagufataga nk'umuvandimwe wanjye wumve ko aka kanya ntakigufata nk'umuvandimwe wanjye kuko urantengushye, ibi bintu ukoze ntago ari sawa, nta reka ubwo ngubwo nyine niba nkugiriye inama ntuyumve, ntubashe kumva murumuna wawe, ati ubwo nizere ko nanjye nta kindi kintu uzongera kunkenera, nta n'ibindi bintu tuzahura. Ryo nahita mbwira ati ubundi se wa mbwa urabona wari nari kuzagukeneraho iki, amafaranga sundusha kuki kintu kizimundusha, ati nta kintu na kimwe rwose nzagukeneraho, ati wapi ntibibaho, ati nushaka ubundi wo kuba umuvandimwe wawe urabona byamarira iki nyine, n'iki kintu byamarira, amafaranga ntuyandusha, nta kintu na kimwe, nta mashuri ndusha, usi koko, ati ahubwo njye numvaga mbangamiwe no kuba nyine wowe uri murumuna wanjye kuko nta kintu wakora uretse ku nkonsoma. ubwo ngubwo rero papa ageze aravuga ati mwana wa abana banjye rero mwese muri abana banjye, ati aka kanya rero mureke kwitana ba mwana, ati uko byagenda kose mwe muri abavandimwe, icyaba cyose muri abavandimwe, mujye mureka gushwanishwa n'utuntu nk'utu ngutu tw'amafuti. Maravuga ati nta kibazo, ati rero ati ubuvandimwe bwanyu nabubonye ndetse namwe babyeyi banjye nababonye, ati icyo mwakoze nyine nakibonye, ati ariko reka mbabwize ukuri, niba muri abantu batekereza, niba muri abantu bakuru, ntawe mwari mukwiye kwirukana uriya mukobwa gutya muzi ko nyine ari umuntu uri mu bibazo. Ati uriya mukobwa nta muryango agira, nta babyeyi agira, nta bavandimwe agira, ubundi se mumwirukanye ngo ajye he, mumwirukanye ngo asange nde? Ati ubu ngubu ibaze nawe, ati kubona umuntu w'umumama ukuyemo inda vuba arababaye ari mu gahinda, kumwirukana ngo ugenda utazi ngo ugiye, noneho wewe nta nubwo unatekereza we John, byibura ngo unatekereze, ngo utekereze kabiri uvuga ngo ni gute umuntu namwirukana, ni wenda nyine nta kintu yazanye ariko afite uburenganzira kuri ibi bintu bya hano byose kuko mwasezeranye ivangamutungo. Ati baze noneho kugira ngo umuntu agende nta hantu afite ari bube, ntaki akwemerere kugira ngo agende, nta niyo divorce ibayeho, atanayishatse, ataravuze ngo byibura munagabane. Ati uri kumva uwo muntu witesheje, ati icyo kintu uri kucyumva muri wowe, uri kubasha gukaraga ubwonko ukacyumva. Ati reka nkubwire rero, ati ushobora kuba ufite abantu bari kukoshya ko bagukunda, ushobora kuba ufite abantu bakubeshya ko bagukunda, ariko umunsi umwe ndabizi ko ibi uzabyicuza, ndabizi ko umunsi umwe uzicara ukavuga ati ibi ngibi murumuna wanjye yarabimbwiye, yambwije ukuri nyamara nuko ntagerageje kumwumva. noneho ubwo ngubwo mama wabo ahita avuga ati ariko utari cyo kwangira ni kimwe, utekereza nabi buri gihe, ati ubundi utekereza gute, tukundi kumva numva atari njye nakwibyariye, ati ubundi nshobora no kuba cyagiye nari maje kukubyara ndi kwa muganga nazahaye, bashobora kuba barajyanye umwana wanjye muzima bakanzanira iki kigoryi. Ati ubundi uri kumva ubundi yajyaga mu kurega ngo ngashaka amadivorce, ngarashaka ngo ibiki n'ibiki ngo bagabane imitungo, uriya yazanye ikiko yaje ari hano twamufashije, ntacyo azanye, yazanye ivarisi y'imyenda ye yonyine nayo yikuye muri oruferi naho yabaga. Ati nta kuntu wanyumvisha ko rero yari kugenda agatwara ibintu se yazanye ibiki hano. Gusa yemeye nyine we yaravuze ati mama reka nkubwize ukuri, ntago mbizi nyine niba warantoraguye, ati cyokora nyine nanjye nkurikije uko mbibona hano, nkurikije uko nkubona, ati nanjye nakifuje ko waba akabaye warantoraguye, ati cyase n'ubundi waranze waranantoraguye simbizi. Ati ariko mama reka nkubwize ukuri, njyewe nyine reka n'ubundi bibare nkaho wantoraguye, reka n'ubundi bibare nyine wenda nkaho nyine ndi umuntu nyine utabyaye, utavanye mu nda yawe. Ati mbabarira basi niba ngutengushye, ariko ndagushimira ko wandeze, byibura njye ndagushimira ko wandeze, nubwo wenda ushobora kuba warantoraguye nta kibazo pe, ntacyo bintwaye, icyo ngiye ngushimira nuko wandeze, gushimira ko wambaye hafi, ariko nanone kuburi mama kuba nkubaha ntabwo ibyo bivuze ko nzakubona uri mu makosa ngo nere kukubwiza ukuri, oya ntabwo ibyo nabikora. Na papa nawe ndabizi ko mwese ari wowe ari papa ari ndetse na John mwese muri mu makosa, ati kandi ibi bintu ndabizi ko muzabyicuza. Ati ubwo rero njyewe mumbabarire wenda niba nshobora kuba n'uwo mu muryango ntari uwo mu muryango wanyu mwaranantoragwe cyangwa se barampinduye nk'uko bivuze, ati ariko reka byibura aka kanya njyembe mbaretse mugumane ibyanyu, mugumye mu byanyu, gumana n'umwana wawe ukumva, gumana n'umwana wawe uzi ubwenge, njye ikigo ry'inda ndigendeye, reka mbahaye umwanya nyine ibyanyu nyine ni ibyanyu, mugume mubirwanamo nk'umuryango wanyu, njye n'ubundi nta nubwo ndi uwo mu muryango wanyu.
rero yahise agenda ababajwe n'ibyo mama wamubwiye. Nyine mama wabo arahubuka vuga agira umujinya mwinshi, yahise yigendera. Papa wasigara avuga ati reba nka biriya bintu byose uba ubwiye umwana wawe, atari kuse ubundi urwara mu mutwe, ubundi bufite ikihe kibazo, ati biriya byose ntabwo bagakwiye kubimubwira. Ati yego nyine wenda mwe mushobora kuba mubabajwe n'umwuzukuru, ariko nanone ku rundi ruhande ibintu ayo mavuga nibyo. Aravuga ati nanjye pe ndagushyigikiye, nshaka umwuzukuru nanjye atashize igihe kinini. Baze wenda nk'umuntu mubanye imyaka wenda igera ku 9 wese nta mwana, ati n'igihe mwari muboneye wenda hakaba hajemo ibibazo, ati yego dushaka umwuzukuru, ariko nanone dukwiye kwibwiza ukuri. Ati se wamugani John, uriya mugore ntabwo umukunda, ntabwo ukimukunda. John aravuga ati papa oya ntabwo nkimukunda, nta n'indi gahunda ngirana, nta n'ikindi kintu nshaka kuvugana nawe. Ahubwo namwe ikintu nabasaba mumviriye mu nzu, mundeke mbanze nduhuke, kuko ntashye mu kanya ndi no kumva nifite ibitotsi, mumvire mu nzu nkeneye kuruhuka. Ubwo rero ababyeyi baravuze ati nta kibazo reka tugusige. Ndetse papa wageze no mu nzira ahamagara Eme yanga kumwitaba. Eme nyine bageze mu rugo basanga umukozi nyine ari aho ngaho, nyine hari imodoka ivuye aho. Nyine babaza umukozi ati se bimeze bite, nyine byagenze bite? Baravuga ati nyine Eme ibintu byose nyine byiwe yabifashe, yabivanyemo hano, yabivanye mu nzu, yagiye kwibana. Nyine birashoboka ko yagiye kwibana. Nyine ati yavuze ngo nyine yaje, nyine nta n'ikindi kintu yavuze, we yazanye imodoka ahita apakira ibintu byose ahita ikomeza arigendera. Noneho papa bagerageza kumuhamagara, gusa Eme ntabwo ari gufata telefone. Mama we yarakaye nyine ariko uvuga ati kihorere kigende, ibyo birakireba n'ikigenda kigwe ku gasi, ibyo ntago njye bindeba. Ubwo rero Eme yageze muri ya nzu, ari gushyiramo ibintu, uvuga ati ibintu byose mubishyire ku murongo, ari kubwira abakarani nyine abantu bari kumufasha kwimuka. Ati ibintu byose mubishyire ku murongo, ndashaka niyo tableau nyine muyishyire hariya nzajya nyireba neza. Ati ubu ngubu nyine ndashaka gutangira ubuzima bwanjye bushyashya. Akiri aho ngaho nyine hari nimero yamuhamagaye, arayitaba ari kuvuga ati sister bimeze bite amakuru, saho hanze bimeze bite? Uwo mukobwa nyine aramubwira ati bimeze neza, ntabwo wakumva ukuntu nkumbuye aho ngaho, ntabwo wakumva ukuntu mbakumbuye, ntabwo wakumva ukuntu nkumbuye mama, ntabwo wakumva ukuntu nkumbuye John, ntabwo wakumva ukuntu mbakumbuye. Nukuri ko Imana ndabakumbuye. Nagerageje kubahamagara bose nta n'umwe uri kunyumva, nta n'umwe. Ubundi habaye iki? Ubundi mu rugo habaye iki? Eme aravuga ati wapisha nta kintu cyabaye nyine. Tugasanga ari uko aba ari akazi kenshi nyine. Eme yamuhishe ko nyine ibyo bintu byose biri kuba, cyane ko twe twiyumviye ko uwo mukobwa uri hanze nyine yakundaga Isabella cyane, ku buryo baramutse banamubwiye ko hari ikibazo kiri hagati ye na John, yanahita aza direct, yanahita aza yirukanka. Noneho uwo mukobwa we yabajije Eme, aramubwira ati nkumbuye Isabella, sinzi atahubwo se waje kumumbariza mani nk'impano nazamuzanira, kuko ndi hafi kuza, waje kumumbariza. Aramubwira ati cyangwa se ukanangira inama ya gift nazamuzanira nyine. Maramubwira ati wowe nta kibazo, gift yari yose wowe uzayimuzanire. Ati se ubundi ameze neza, ati se ubundi mwana waje kumbabarira ukampaye Isabella tukavugana, nkumbuye kumuvugisha. Ati ikintu cya mbere nzamuzanira, ikintu cya mbere ngomba kumuzanira telefone, kuko ubwo duheruka kuvugana yari yambwiye ko telefone ye yapfuye, ari gukoresha agafone gato. Ati rero ngomba kumuzanira telefone. Ubu ngubu yaba afite telefone, ati yaba afite telefone nakakwiye kuba muhamagaye kuri video call tukanavugana, ati kuko ndamukumbuye, ati nkumbuye beriseri wanjye pe, ndamukumbuye cyane. Noneho Eme we yagerageje guhisha ko nyine intambara iri hagati ya John na Isabella, yanga kumubwira ko Isabella yagiye. We nyine yagerageje kubica hejuru, aramubwira ati reka twivuganire, tumbaze amakuru yanjye nkubaze yawe, ati bya Isabella na John reka tube tubyihoreye. Ati wowe ndabizi ko nyine uzamusuhuza, kandi gift uzabona uzamuzanira iyo. Ati cyane ko Isabella ni umwana mwiza ntabwo agorana, ati iyo uzabona yose uzamuzanira iyo. Ku rundi ruhande rero nyine ni mu masaa 6 z'amanywa, saa 8, John yagiye mu kabari. Nyine agera mu kabari, bamuhereza icyo kunywa, havuye umumama nyine umumama ukuze
araza aramubwira ati se amakuru bimeze bite, ati ariko we ko ndi kukubura, ati ejo niriwe ngushaka umunsi wose nari nakubuze, ati umuntu usigaye uba hehe kuri kugenda unyishahisha. John aramubwira ati wowe ntagaruka kwishahisha, ati njye ndahari, ati si wowe umeze ute. Umugore aramubwira ati njye meze neza, ati ariko hari ikintu nshaka kukubwira, ndashaka kukubwira ikintu nyine sinzi impamvu nyine, ati ahubwo ndi gukubura, ati kuko nashaka kubwira. Noneho John aramubwira ati ni iki uri kunshakira, n'ibindi bihe bintu birenze. Uwo mugore aramubwira ati nyine nta bindi bintu birenze cyane, ati nyine turabona akabari kanjye kari kugenda neza, ibintu byose biri kugenda neza, ati ariko ikintu nashaka kubwira nyine nuko ntwite, nyine nuko ntwite. Noneho ubwo John aramubwira ati usi, ati kuba utwite se uri kumva ari ikibazo, bimeze bite? Ati umugore aramubwira ati hoya ikibazo si uko ntwite, ahubwo ikibazo ni uko ntwite inda yawe, nkaba ntwite inda yawe ukaba utabizi. Noneho John aravuga ati utwitse inda yande? Inda uvuze ngo ni inda yande? Noneho umugore aramubwira ati byumve neza nyine ntwise inda yawe. Ubwo rero reka tube turekeye ahangaha, icyo twumva nyine nuko John ashobora kuba afite undi mwana mu gasozi. Reka dutegereze rero tuzumve ukuntu bizarangira. Ese inda ni iya John? Ese Isabelle biraza kugenda gute? Ntakunda amatsiko usigaranye, yazashobotse kumva